Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba mugira amahoro ya Kristo Yesu abonerwa mu kwizera. Dushimiye Imana ikomeje kubana natwe mu gihe cy'amasengesho. Dushimiye nawe wakoze share ugatanga link kugira ngo abantu babane natwe mu bihe byo gusenga. Dushimiye wowe urarika, dushimiye Imana ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza. Imana ihimbazwe. Turacyari kandi ku ijambo ry'Imana, ntabwo turi bujye kure yo gusenga, kuko gusenga ni ubuzima bw'umukiranutsi, gusenga ni imibereho, gusenga dukwiriye kuba abanyamasengesho, kandi nk'uko tuvuga Imana akaba ari iri muri twebwe. Imana ishimwe. Reka dufatikanye dusenge, dutegure imitima yacu, hanyuma nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Yesu data mwiza, se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyir'urukundo kandi Imana nyir'ururembo rwera, turagushimiye. Ababyeyi urimo urabohora, abagabo urimo urabohora, abasore urimo urabohora, abakobwa uri kubohora, abakecuru n'abasaza, turagushimiye. Twifatikanyije n'ibizima kuvuga ngo Uwiteka niwe Mana yera. Twifatikanyije n'abakerubi kuvuga ngo Imana niyo ikiranuka. Twifatikanyije n'abakuru kukuramya. Mwami, turavuze ngo ushyirwe hejuru. Turongeye turavuze ngo ushyirwe hejuru. Nta yindi Mana ihwanye nawe. Nta yindi Mana ihwanye nawe yakiza indwara. Nta yindi Mana ihwanye nawe yatabara abayizera. Nta yindi Mana ihwanye nawe yaba hafi y'abayiringiye, ikaba se w'imfubyi, ikaba umugabo w'abapfakazi. Mwami, tukuboneye mwihumure, izina ryawe nirihimbazwe. Nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Kristo Yesu. None abamaze kwizera waduhaye izina, natwe turaba Kristo kandi dufite izina rishya rindi tuzahamagarwa ku munsi wo gutaha kw'abera. Mwami, turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe. Dukomeje gusabira bene data bafite ibyifuzo, bene data bababaye, bene data bafite ibyo bashaka kubakorera, bene data bashaka kwagurwa mu buryo bw'umwuka, bene data bashaka kwagurwa mu buryo bw'umubiri. Imana nyir'ibitangaza, Imana nyir'ibiremwa byose, Imana nyir'ukumvirwa no gukora, Imana ibaramburira amaboko mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaramburira amaboko, Imana ibaramburira amaboko. Udashaka gutanga umwimane tube mu ruhisho rwawe, nk'uko Mose yabivuze. Yaravuze ngo uba mu rwihisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. None mwami turagusabye kugira ngo uyu mwanya tujye kuganira ijambo ryawe, uduhembure, uduhe kumva icyo ushaka ko tumenya kuri wowe, kandi utwereke ubundi buryo. Ni wowe duhaye kugira ngo iyi nkuge yacu uyerekeze ibwerekeza mu izina rya Kristo. Turagushimiye ku bwawe none n'iteka ryose mu ngeri mwiza. Amen. Imana ibahe umugisha. Nkomeje kuryoherwa n'ibihe by'amasengesho, kandi nkomeje gushimira Imana ku bwawe mwene data ukomeje kubana natwe. Dushimiye Imana kandi ko Imana yongeye kukurarika. Dushimiye Imana ko Imana yongeye kuguha ubuntu n'umugisha wo kubana natwe mu gihe cy'amasengesho. Dushimiye Imana ko wakoze subscribe kuri Umukanguzi TV, ku ijwi ry'umukanguzi, kugira ngo tujye tubana n'uyu mwanya tukaba turi kumwe. Imana ishimwe ko yagutoranyije mwa bino bihe. Reka dufatikanye dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abami, cyangwa se amateka y'abami, igitabo cy'amateka y'abami ba mbere, igice cyaho cya 17 umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo bukeye Eliya w'Itishubi, umwe mu basuhuke b'i Gileyadi, asanga Ahabu, aramubwira ati, ndahiye Uwiteka Imana ya Isiraheli ihoraho, iyo nkorera iteka yuko nta kime cyangwa imvura bizagwa muri iyi myaka, keretse aho nzabitegekera. Umurongo wa kabiri, hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, va hano ugende werekere iburasirazuba, wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Kereti, ahateganye na Yorodani. Reka dusimbuke cyane.
dusimbutse ku murongo wa 17 w'icyo gice cya 17 aravuze ngo hanyuma y'ibyo umwana w'uwo mugore nyir'urugo ararwara, indwara ye iramukomereza kugeza aho yamumariyemo umwuka. nyina abwira Eliya ati mpfiki nawe wa muntu w'Imana we, wazanywe no kwibukiriza icyaha cyanjye unyiciye umwana. Eliya aramubwira ati umwana wawe. Nuko amukura mu gituza agenda amuteruye amwurirana mu cyumba cyo hejuru yari acumbitsemo, amurambika ku buriri bwe. Ahera ko atakambira Uwiteka ati ayi Uwiteka mwami wanjye, uyu mupfakazi wancumbikiye nawe umuteje ibyago, umwiciye umwana. Maze yubarara ku mwana gatatu, atakambira Uwiteka ati ayi Uwiteka mana yanjye, ndakwinginze ubugingo bw'uyu mwana busubiremo. Ubugingo bw'uyu mwana bumusubiremo. 22 Uwiteka yumvira Eliya, ubugingo bw'uwo mwana bumusubiramo, arahembuka. Eliya afata uwo mwana amukura mu cyumba cyo hejuru, aramumanukana amushyira nyina. Eliya aramubwira ati nguyu mwana wawe ni muzima. Uwo mugore abwira Eliya ati noneho menye ko uri umuntu w'Imana koko, kandi ko ijambo ry'Uwiteka uvuga ko ari ukuri. Iki ni igitangaza. Amateka y'uyu mugore atubwira ko yari umupfakazi. Amateka ya Eliya atubwira ko Eliya yari célibataire, twavuga ko yari umusore. Ntaho ndasoma Eliya yari yubatse, ntabwo ayo makuru nyazi, ariko kandi kimwe mu mateka muranga, Eliya yari umunyamasengesho. Yari umunyamasengesho, ariko mu buzima busanzwe akaba umunyamibabaro w'imibereho. Mu mibereho yabayeho mu mibereho igoranye, ariko nubwo yari igoranye yagiraga profi, yagiraga mahirwe, yagiraga umugisha wo kumvirwa n'Uwiteka. Mu buzima bugoranye, mu buzima bubabaje, yumvirwaga n'Imana. Ikindi kandi gitangaje, yari n'umusuhuke, birasobanuye ngo ni umuntu wahunze inzara. Abwirizwa n'Imana guhunga, ahunga inzara, arasuhuka, ajya mu gihugu cy'i Samariya. Agezeyo sininda muri iki gihugu cya Samariya, asanga hari ibizira, asanga abahanuzi b'Uwiteka baracecetse, abari bazima bari abahanuzi 100 bari basigaye, wabashakishije arababura. Hakaba n'abandi bari mu ibanga ry'Imana, bari Imana ivuga, bari batarapfukamira Bayali, bari 7,000. Ibyo 7,000 byari umubare wa mbere yuko Kristo Yesu acungura. Bivuze ko urubyaro rwagwiriye mu rubavu rwa Kristo rwarushije ubwinshi abari batarapfukamira Bayali 7,000. Bivuze ko ubu none hariho benshi. Sinshaka gutinda kuri icyo, ndashaka ko tuganira ku mirimo ya Eliya n'amasengesho ya Eliya. Eliya yari umunyamasengesho ku buryo yajyaga imbere y'Imana, Imana ikamwumva. Haleluya. Noneho Imana yamara no kumwumva, yateraga umutima wa Eliya gusaba ibiri mu mugambi w'Imana. Ubwashize ku Mukanguzi TV twaraganiriye, turavuga ngo ikibazo si ukugira ikibazo, ahubwo ikibazo gishobora guturuka mu buryo tubaye mu bibazo. Kuko ibibazo byose si ibibazo, bibi bibazo kuko bije tutabishaka.
ariko ibyiza byaje mutabishaka ntabwo mwabyise ibibazo. Ibyiza byabatunguye ntibyabaye bibi kuri mwe. Impamvu bibi bibazo nuko tutazi ubushake bw'Imana muri icyo kibazo. Ku mupfakazi ahuye n'ikibazo kuko apfushije umwana, ariko kuri Eliya ntabwo ari ikibazo kuko ari kominike n'Imana. Imana irazura umwana, ariko bibi gihamya cy'uko Eliya ari umukozi w'Imana. Hari ibibazo byinshi bijya bigera ku muntu kugira ngo abantu bamenye ko hari Imana ikorera mu bantu runaka. Noneho ibikuriho uyu mwanya ndatuye ngo bibi bihamya by'uko Imana ikora. Imana ishimwe. Ibibazo uhura nabyo mwatuyeho gukora kw'Imana, mwatuyeho ubutabazi bw'Imana bubi gihamya cy'uko Imana usenga ishoboye gukuraho ibibazo. Imana ishimwe. Kandi nibutse umusore witwaga Lazaro w'i Betaniya, yari umwana w'imfubyi n'abashiki be babiri, Mariya na Marita. Akaba umuhinzi wakundaga Yesu. Ariko Mana we, uburyo mubana n'Imana nibwo butuma twumvirwa. Uburyo ubanye na Kristo nibyo butuma urengerwa ku munsi w'amakuba. Lazaro yari umuhinzi, akagira mushiki we wari maraya, ariko waje gukira uburaya abukijijwe na Yesu. Yesu amwirukanamo dayimoni y'ubumaraya. Imaze kugenda asuka amavuta ku birenge bya Kristo, yimika ubutumwa bwiza kandi abwimikisha amavuta. Cyari igisobanuro gikomeye cyane, yari geste prophétique ariko nziza cyane. Imana ishimwe. Yesu arahamya aravuga ngo hazabera amateraniro hose ku isi, uzavugwamo wa mugore we. None nawe ukurikiye Umukanguzi TV umwumvishemo. Nawe umaze iminsi usenga iyi 21 jours dufite, n'uyu munsi umugore aravuzwe. Imana iguhe gukora ikituma wibukwa kandi neza ugatangirwaho urugero ku bw'aya masengesho. Imana ishimwe. Yubaka izina ryawe ku buryo bazajya bagira uwo bakenera bagakenera wowe, bajya kuvuga umunyabigwi bakavuga wowe. Imana ishimwe. Lazaro agera igihe arwara. Yesu yarubatse ubushuti bwe na Mariya na Marita. Abahanga babizi muri teolojiya cyangwa bazi histoire, abigishwa ba Yesu bajyaga bazana imyambaro aba bakobwa bakanayifura. Lazaro yakeza umwero wa mbere akawusangira n'abigishwa ko Lazaro yatangiranye na Yohana umubatiza. Agera ku rwego abona Yesu, aravuga ngo ni wowe wari utegerejwe. Umuganura wa mbere akawushyira Yesu. Ariko agera igihe ararwara, atari uko yitwaye nabi, atari uko yananiwe kwifubika, atari uko yaryamye nta supanete, atari uko ativuje, ahubwo arwara indwara y'icyorezo yagombaga kumwica. Babonye iyi ndwara nta muti, nta rukingo, nta vuriro, nta muganga, baravuga ngo reka dutume ku nshuti ye. Imana ishimwe. Yari yarubatse ubushuti na Yesu, bamwisanzuraho nk'abantu baziranye nawe, bamuha urwandiko baramwandikira. Baravuga ngo burya ukunda ararwaye. Iyo yari impamvu ituma ibyo Yesu yari ari gukora bireka. Impamvu y'urukundo, iyo ukoze ku rukundo rw'Imana, Imana iramanuka. Niyo ugaragaje urukundo rw'Imana kuri wowe, bizana Imana. Bandikira Yesu bavuze ngo uwukunda. Wa Lazaro wasaruraga akakuzanira, wa mubyeyi wafashaga imfubyi, umwe watangaga icya10, uwukunda ararwaye. Yesu areba wa murwayi, aramureba mu mitekerereze ya Kristo, kuko nshimiye Yesu ureba n'ejo hazaza akatubonerayo. Aramureba
aravuga ngo iyo ndwara si iyo kumwica. Mariya akibona urwo rwandiko ruvuga ko indwara Lazaro arwaye atari iyo kumwica, agira ihumure. Lazaro yaremba, Mariya akamuza atari kubwo urigira make. Urigira make Lazaro. Twatumye kugukunda turamubwira ngo urarwaye, none dore urwandiko nguru rurahari, yavuze ko utari bupfe, yavuze ko indwara urwaye ari iyo kumwubahisha, niyo kubahisha data. Urigira make, mariage irapfuye kandi yavuze ko ari ibyo kubahisha Imana. Wiremba, urigira make ko yavuze, yatubwiye ko utari bupfe. Mu rukiko bikanga, ukavuga ngo wari warambwiye kunkunda. Hari ikimenyetso cy'uko mariage yari ihari, ndagifite. Imana yavuganye nanjye, na Mariya na Marita bari bavuganye nayo. Mana wari warambwiye ubukwe, none mbonye fiance aragiye. Hagiye ari wowe wavuze, na Lazaro yarapfuye ari we wavuze. Marita akajya kangura ngo uti yewe Lazaro, yewe se koko urapfuye, bupfuye tukigera tumaze kwerekanwa, yewe umugabo aragiye, birashoboka bite? Kumbi kuri Yesu ntigeze apfusha, ariko Mariya na Marita bapfushije. Amarira ya Marita na Mariya ntacyo amaze imbere ya Yesu, kuko Yesu warabona Lazaro ariho asinziriye. Ariko ba Marita bajya gushingura, barabona uwo bajyanye ari umurambo. Mu yandi magambo, imbone y'ijisho yawe iri kubona ibihabanye n'iby'Imana ikuruziho. Niyo mpamvu uri kuvuga ibihabanye n'iby'Imana yavuze. Nawe si wowe, ni iminsi ikugezeho. None se ukoze igihe udahembwa, kubona inzu byaranze, imodokari biranze, warakoze usezererwa mu kazi nta guhembwa, byaranze, mariage irapfuye byaranze. Ariko se wowe Imana yabivuzeho iki? Ubundi amakuru y'Imana ni ayahe mu kibazo urimo? Ubundi nicyo nshaka. Amakuru y'Imana ni ayahe mu kibazo urimo? Hari umugabo wari umutindi, yari umukene, watawe, udahabwa agaciro, azwi n'umwami, ubukene bwe buzwi n'igihugu cyose, bazi ko ari umutindi. Sena yari ibizi, guverinoma yose n'umwami yarazi ko uwo mugabo ari umutindi. Bateganya, ntibigera bamutegurira iterambere umugabo witwa Obidodomu, ahubwo Dawidi abonye isanduku y'Uwiteka yishe Uza, aravuga ngo nimuyikatishe kwa Obidodomu muyijyaneyo. Kumbi isanduku yishe Uza, kuko Uza yagiye kuyiramira ihetswe n'inka. Imana igira ifu, iravuga ngo inka zimpeka abatambyi muri ye, iramuniga. Obidodomu akimara kuyakira, Dawidi atwara isanduku kwa Obidodomu, yarazi ko atwaye ikibazo kiri bumare urubyaro. Ndafashijwe. Ariko yaratwaye umugisha uri butume bene Obidodomu barya, babona icyubahiro, urugo rusurwa, ubwami bwose bwari bwimukiye kwa Obidodomu. Abataramutuye bamuzaniye ifeza, abataramutuye bamuzanira izahabu. Mu yandi magambo, ikibazo wowe uri kubonamo ikibazo si cyo, ahubwo shakamo impamvu y'Imana muri icyo kibazo. Shaka impamvu y'Imana muri icyo kibazo. Imana ishimwe. Obidodomu abonye isanduku, aravuga ngo iyi niyo yamaze umubabaro. Aravuga ngo niye. Umugore aravuga ngo ndayibutse. Ariko Mana we, bavuga Imana neza. Dawidi azinga iri kubakindagura. Reka nkubwire, abantu bakurebye bihabanye. Ndibutse, mwihangane, ndumva mfite udukuru twinshi, niba ari ukubera amasengesho, ndumva mfite udukuru twinshi, ariko reka ntuvuge ntacyo bitwaye. Yesu yarabipfiriye.
nibutse Yosefu ahura na se Yakobo, bahura yarabyaye abana babiri, Manase na Efurayimu. Aramubwira ngo banzanire mbaheshe umugisha. Yosefu aravuga ngo uwo ndi burebe nkabona kuri igikundiro kuri nge, ndamubeshya ko nkimuhaye, mufatisha ukuboko kwanjye kw'indyo muhuze n'uko imoso kwa data kudatanga umugisha. Hanyuma uwo numva ndashaka ko mugenzi we amugirira ishyari, ndamufatisha imoso. Hari abanyamibare, noneho muhuze n'indyo ya data itanga umugisha. Ndatwara umwe ababaye agaruka yishimye, ntwara undi yishimye agaruka ababaye. Akigera imbere ya Yakobo nubwo amaso atabonaga, ngo anyuranye amaboko. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo Yosefu abibonye aravuga ngo hoya data wikora utyo, uyu niwe mukuru. Ise yamusubije ijambo rivuga ngo ibyo nkora ndabizi. Iby'Imana yakoze irabizi, kuba barakuvuze irabizi. Iby'Imana yakoze irabizi. Yarabiretse birapfa, birazurungutana, birabanza birahomba. Iduka riranga, urubaka barasenya, urarushinga bararusenya. Jise hari ibintu byaguhuriyeho, wibaza icyo wakoze kandi warabwiwe n'Imana ko Imana izabiboneramo icyubahiro. Ndagira ngo nkubwire iki rero, igutunguye mu byo utaruzi, inyuza aho utakekaga, ikoze ibyo utatekerezaga, igusubije ibyo waruzi ko bipfuye, ibiguhaye ari bizima. Haleluya, Imana ishimwe. Lazaro yarahamagawe arazuka, siwe twari turi kuganiraho, ariko Eliya yari umunyamasengesho, biramupfana asenga. Umugore nyir'urugo umupfakazi arangije aramubwira ngo mva nkubwire wa mugabo we, si wowe uje kuba kamara hano, mbwira uje kwibutsa Imana icyaha cyanjye. Sinzi icyari cyo, ntabwo ndagisoma. Uje kwibutsa Imana icyaha cyanjye ku buryo n'umwana wanjye umwica. Eliya arebye aravuga ngo amambere mvuye ku kagezi k'ikereti, none Uwiteka we ni Serefati ngeze, hari agafu ndi kurya. Ariko se ko nta mahoro ari mwa runo rugo, ko bapfushije umwana bigenze biti? Uwiteka areba igikenewe kuri wowe, agukorera ikikumara umubabaro. Imana ireba ikiguhagaritse umutima, ireba icyagufunze ibiganza, ireba ikikubujije amahoro, amaramuko yawe ari gupfira. Imana iharebe. Umukecuru yari afite ibyo kurya, afite abagaragu mu rugo, na Eliya yari arimo mu bo yari acumbikiye, afite aho abaryamisha, ariko umwana we w'ikinege arapfa. Wapfushije icyo wari ukeneye, wabuze icyari ingenzi, ariko Uwiteka gusubije ari kizima. Imana ishimwe. Mukecuru aramubwira ngo ngutwaye iki? Eliya arangije ajya imbere y'Uwiteka, abwira Imana ngo ndakwingenze, muri iyi minsi 21 Uwiteka gusubiza ibyari byapfuye, abizure. Ibyo abantu batakwitezeho ari by'Imana igukorera, ibyo utatekerezaga ari by'Imana igukorera. Kuko Imana igiye gusoza amasezerano ntishingira ku mitekerereze yawe, ishingira ku bushobozi bwayo. Wowe uratekereza ibidashoboka, ariko mu bushobozi bw'Imana ifite byinshi yakora. Ndagira ngo nkubwire, abapfuye baremwe n'Imana, ariko n'abazima baremwe n'Imana. Birashoboka ko Imana yatanga ubuzima ikazura ibiri gupfa. Birashoboka ko yakiza izo ndwara. Imana birashoboka, birashoboka ku Uwiteka, birashoboka. Imana ishimwe. Eliya aryama ku mwana, amuryamaho. Turyamye ku buzima bw'uyu muntu wanze gukira indwara, amaze iminsi arwaye, ariko turyamye ku buzima bwe. Uyu muntu uterwa n'abadayimoni buri joro akanigwa, turyamye ku buzima bwe. Peo Salimondra Lole Poria Monamandia, turyamye ku buzima bw'uyu mukobwa warozwe, uyu musore wazinzwe, turyamye ku buzima bwawe. Turyamye kuri ubu buzima, ubuzima turyamyeho, tubutangarije kubaho, tubumenyesheje gukira, tubumenyesheje kubohoka, tubumenyesheje gutandukana n'akarande mu izina rya Yesu Kristo. Baho wa buzima we,
baho wa mibereho we, zuka, ongera ubeho, tera intambwe ukandagire mu mwanya wawe, icara ku ntebe igukwiriye, ryama hari amahoro mu cyanya cy'Uwiteka, mu bikari by'Imana, mu rusengero rw'inzu y'Uwiteka. N'abariho Imana ikuryamisha, nigukure mu cyanya cy'abadayimoni aho wafatirwaga, have mu izina rya Yesu. Dayimoni kurekure, ubuzima bwawe nibukire mu izina rya Yesu Kristo. Aho uboshe bohoka wa buzima we, wabirengiwe bohoka wa magufwa we, bohoka wa mubiri we. Tugutangarije kubaho ishobora byose, iyaremye niyo Mana twizera. Bohoka wanda we, bohoka wa misokoro we, bohoka wa maraso we, bohoka wa mitsi we, bohoka wa bwenge we, bohoka wa maso we, bohoka mu izina rya Yesu. Urakoze Mana. Umwana azutse Eliya yaramuteruye amusubiza umupfakazi ari muzima. Nguhaye ubuzima buzima, nguhaye umubiri utarimo indwara, umutima utarimo umubabaro, nguhaye umutima utarimo umubabaro. Ongera usubirane intebe yawe, ongera usubirane ubuzima buzima mu izina rya Kristo Yesu. Dusengane Imana. Ni wowe ukwiriye gutera intambwe ugasohokaho dayimoni yagushyize, y'Imana igukijije, y'Imana igukijije, ibigusigiye umwanya wo gushima. Tera intambwe wikuraho ujye mu mwanya wawe. Imana ishimwe. Tera intambwe. Data wa twese turagushimiye, tugushimiye ibohoka ukoze, tugushimiye abantu ufunguriye amarembo, tugushimiye inzira zawe wongeye gusibura, tugushimiye uyu mwuka ugarutse mu mwanya wawo, tugushimiye ko ubuhumekero bukize, tugushimiye ko ukijije indwara, tugushimiye ngo wubatse, tugushimiye ko udusubije mu myanya y'akazi, tugushimiye ko utanze promotion mu mirimo. Mu izina ryawe Mwami turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, impundu nizikuvugirizwe kubwawe mu ngeri w'abakwizera. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.